None ni icyumweru cya 21 gisanzwe umwaka wa liturujia A, tariki 26 z'ukwa munani 2026. Abatagatifu tuzahimbaza muri iki cyumweru. Uyu munsi ni abatagatifu Roza, Asiteri, Filipo na mutagatifu Beniti. Ejo kuwa mbere ni abatagatifu Barutolomayo, Natanayeli. Kuwa kabiri ni mutagatifu Rudoviko w'Ubufaransa, Yosefu Karazansi na mutagatifu Marisiyani. Kuwa gatatu ni abatagatifu Sezari wa Arles Sekundi na mutagatifu Zefirini. Kuwa kane ni mutagatifu Monika. Kuwa gatanu ni mutagatifu Augustini Hermes na mutagatifu Adelinda. Kuwa gatandatu Yohani Batista acibwa umutwe na mutagatifu Sabina. Icyumweru gitaha ni mutagatifu Fiakiri Gaudensia na ibirangwa bya paruwasi. Turi kwitegura guhimbaza isabukuru y'imyaka 5 paruwasi yacu imaze ishinzwe. Uwo munsi uzizihizwa tariki 10 z'ukwa 10. Buri mukristo uzitabira ubusabane bw'uwo munsi arasabwa umusanzu ungana n'ibihumbi 10 atangwa ku buyobozi bwa Santarari Kahanga na Karembure. Indi myiteguro ijyanye n'uwo munsi mukuru tuzakomeza kuyibagezaho mu minsi iri imbere. Padiri afatanyije na komisiyo y'urubyiruko baramenyesha urubyiruko ko weekend de jeune izaba kuwa gatanu tariki 28 z'ukwa munani, ikazabera i Karembure saa 10, igitaramo n'isengesho rya louange saa 11, igitambo cya misa. Tuzaboneraho n'umwanya wo gusezera abanyeshuri basoje ibiruhuko bye bye vacances. Padiri afatanyije n'abanimateri ba patronage baributsa abana bitabiriye patronage ko umunsi wo kwisoza ari ejo kuwa mbere tariki 24 saa 2 kuri paruwasi. Tuzaboneraho no gutangiza umwaka w'ikenurabushyo ry'abana by'umwaka wa 2026-2027, kandi baramenyesha abagize komisiyo y'abana, abanimateri n'abanimatrice ko bafitanye inama none nyuma ya misa ya kabiri. Padiri afatanyije n'ubuyobozi bw'umuryango w'abana b'abaririmbyi Pueri Cantores barashishikariza abana bakomejwe kwinjira muri uwo muryango w'abaririmbyi. Ababyifuza bazajya biyandikisha nyuma ya misa ya mbere n'iya kabiri mu bukarani bwa paruwasi. Bakristo bavandimwe, Kristo Yezu akuzwe. Nimube abanyampuhwe nk'uko So wo mu ijuru ari umunyampuhwe. Tubisanga mu Ivanjiri Mutagatifu Luka umutwe wa 6:36. Bavandimwe, turi mu kwezi mumenyereye kwa munani Caritas yakwise ukwezi k'urukundo n'impuhwe. Ni igihe cyiza cyo kwegeranya inkunga yawe wowe mukristo muvandimwe, maze tukazifashiriza uwo muturanyi, uwo mwana udafite icyizere cyo kuzasubira ku ishuri, uwo mubyeyi wibaza icyo azagaburira abana be n'ibindi. Yezu arababwira ati nimubahe ibyo kurya mwebwe ubwanyu. Tubisanga mu Ivanjiri Mutagatifu Mariko umutwe wa 6:36. Imfashanyo izajya yakirwa ishobora kuba ibiribwa, imyambaro, ibikoresho by'isuku, amakaramu cyangwa amakaye y'abanyeshuri n'ibindi byose mwashobora kubona. Dore uko iki gikorwa kizajya gikorwa n'uko imiryango remezo izajya ikurikirana. Icyumweru gitaha hazatanga zone Gahanga igizwe na Muza ya Kanyekoma, Gahanga ya mbere, iya kabiri, Kinyana, Bwunyuru, Gasa, na zone ya Murinja igizwe na Mpuza, Murinja ya mbere, Murinja ya kabiri, Gatare, Karambo, site ya Rwinanka na Mpuza ya Runzenze. Ku cyumweru tariki 6 z'ukwa 9 hazatanga zone ya Rwabutenge igizwe na Mpuza, Karambo, Rwabutenge, Rebero, Gashubi, Rugando na Mpuza ya Kamukobwa, na zone ya Kagasa igizwe na Mpuza ya
Kagasa, Kiyanja, Nyamabuye, Kabidandi, Bisambu na site ya St Elizabeth Ntunga. Icyitonderwa: abo muri santarari ya Karembure imfashanyo yabo izakirwa mu misa izabera mu muryango remezo i Karembure tariki 6/9/2026. Naramutse kandi wumva wakwishyurira umwana w'umukene, wakwegera Caritas ya paruwase yagufasha. Caritas ya paruwase izakomeza kwakira imfashanyo buri wa gatatu na buri wa gatandatu. Biro iba ifunguye kuva saa moya kugera saa 5 za mu gitondo. Inkunga yawe iramutse iri mu mafaranga wanayishyira kuri momo pay ya paruwasi 707707. Ibaruye mu mazina ya paruwasi Joseph Gahanga. Mugire amahoro kandi mugire urukundo n'impuhwe. Ibirangwa bya santarari: ubuyobozi bw'imiryango remezo ya Saint Augustin na Saint Monique yo muri Mpuza ya Kiyanja batumiye abakristo bahegereye kuza kwifatanya nabo mu gitambo cya misa kizaba ku wa gatanu tariki 28/8 saa 8 kwa perezida wa santarari Ntirivunwa Jean Baptiste. Gahunda yo kwitungira paruwase none hatambagijwe umuryango remezo Saint Alexandre yo muri Muninja ya kabiri na Saint Mama Faustin yo muri Gatare Karambo. Ku cyumweru gitaha hazatambagiza Tereza w'Umwana Yezu muri Muninja ya mbere na Saint Bernadette yo muri Rebero. Cyumweru tariki 6/9 hazatambagiza Saint Gabriel yo muri Kabidani na Mama Faustine yo muri Rebero. Abarangwa bazasezerana tariki 29/8 Gahanga saa 9. Patrick Twahirwana, Uruga, Cyuzuzo, Nyina Nzagendana nayo, Korali z'abafasha ni Pueri Cantores. Abarangwa bazasezerana tariki 30/8 Gahanga saa 9. Jean Paul Nkurunziza na Alice Kayitesi, Korali ni Saint Dominique. Abarangwa bazasezerana tariki 5/9 Gahanga saa 9. François Regis Kwizera na Marie Solange Uwamariya, Olivier Mutangana na Justine Uwamungu, Jean de Dieu Tuyizere na Arlette Umunyana. Korali z'abafasha ni Saint Dominique. Abarangwa bazasezerana tariki 5/9 kuri Foyer saa 8. Axel Rugwe Gakwavu na Liza Nshuti. Korali z'abafasha ni Christus Vincit i Remera. Abarangwa bazasezerana tariki 12/9 Gahanga saa 9. Intime Kayigambire na Sandrine Umubyeyi, Philibert Kajyango na Rosine Umubyeyi. Korali z'abafasha ni Saint Kizito. Abarangwa bazasezerana tariki 12/9 i Rushubi saa 8. Damien Bazanuwo na Jovine Uwajeneza. Korali zaririmba ku cyumweru gitaha tariki 30/8. Misa ya mbere ni Saint Kizito na Saint Dominique Savio. Misa ya kabiri ni Saint Famille Karembure. Misa ya gatatu ni Korali Saint Joseph. Abazayobora umutuzo ku cyumweru gitaha: misa ya mbere ni abagezabutumwa ba Nyina wa Jambo. Misa ya kabiri ni abasaveri. Misa ya gatatu ni abaskuti. Icyo Papa yifuza muri Kanama: gusabira iyogezabutumwa mu mijyi. Dusabe kugira ngo mu mijyi minini ikunze kurangwamo ababayeho ku buryo butazwi ndetse n'abari mu bwigunge hashobore kuboneka uburyo bushya bwo kwamamaza ivanjiri, hashakishwa inzira zidasanzwe zo kubaka umuryango. Agire icyumweru